amabiri nanjye kubasuhuza dishoboye kimwe mbagin nizero kumeze neza tumeze neza muri byaza kumeze neza kuri uno munsi uje kubona bazanira ikiganiro kivuga ko inkomoko ya Google abantu benshi twari dukoresha Google ariko tutazi ngo inkomoko yaturutse isi Google byageze kugira ngo imaze kugira igeze Google ubundi yaturutse isi ni bande bayizanye ni bande bishinze yari abantu tutari tubizi abenshi yes ntabwo twe tubizi ariko n'umunsi nufashe kubona abazanira ikiganiro cyo kugira ngo n'abatari babizi babimenye dukomeje kugira ngo dukomeze tumenye byinshi tutazi kuri YouTube channel Kevin Dore mu kiganiro Lloyd News nifuje kujya mbageza ibintu byinshi byiza kandi bifite umumaro buri muntu wese kuba yabimenya cyiza umuntu wese yaryohera kuba yabyumva so guys atutatindira rero ko tubyinjiremo rero undi giye kuyatangira undi Google yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu aho yatangijwe n'abanyeshuri babiri bigaga muri Stanford University kera cyane muri iyo myaka umunyeshuri rero yatangiye bigaga muri Stanford University yitwa Larry Page rero yatangiye umushinga wo gukora uburyo bwo gushakisha amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyitwa kita search engine project umushinga yatangiye nyine kuba yakoraho so rero yarafite igitekerezo cyo gukora uburyo bwo bushobora gukusanya amakuru yose ari kuri internet ariko hanyuma bukayahuza bikije uko ahuza n'ibindi cyangwa se ubuzi ibintu by'amalinki so rero umunyeshuri wa kabiri rero afatanyije na Larry Page yitwa Sergey Brin nawe yigaga muri Stanford University uri kubiga mu kigo kimwe na Larry Page rero nawe yari umunyeshuri wo muri Stanford nk'uko nababwiye rero gufatanya na Larry Page bakora uwo mushinga wa search engine project so rero icyo gihe search engine yabo bahise backup backup kuko yakoraga ishingiye kuri backlinks cyangwa se kuri link zihuza urupapuro rumwe n'urundi buri kumva ibintu by'amalink nyine usanga byanditse rero kuvuga kwa Google rero ubundi ntabwo yuko ubundi yatangiye cyangwa se yaje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi rero nibwo abanyeshuri babiri batangiye n'umushinga babonye ko izina backup ritari ryiza cyane baravuga ati ntabwo twakomeza kubona umushinga twita backup batekereza ku izina rishobora kugaragaza ubwinshi bw'amakuru bashakaga gucunga baje guhitamo Google Google tuzi ku ijambo rya Google Google kuri kumva babanje batekereza Google bagatereko nta kuntu twabihindura tukahita tubigira Google noneho bigahita bigendera kuri straight line rero Google risobanura umubare munini cyane nyine uri kumva ibyo bifuzaga kuba bashaka izina noneho rigaragaza ibintu byinshi kandi utuntu nyine so rero mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani nibwo Larry Page na Sergey Brin bashinze Google Inc. Bafungura ofisi yabo ya mbere muri garage ya Susan Hawking aribwo garage y'uyu muntu yabaye CEO nyuma yaje kuba CEO wa YouTube rero ukuntu rero YouTube ukuntu yaje kuzamuka no kwamara rero mu ntangiriro Google iri iharanira gutanga ibisubizo byose kandi by'ukuri itandukanye n'izindi search engines zari ziriho icyo gihe nka Yahoo, Vista, bayikoze, excited kuko izo ni muka cyane zaguruka nyine muri icyo kera saya murazizi nyine izo mbuga za trending cyane nyine muri icyo gihe hamwe n'izindi za Vista, bayikoze na excited so rero mu mwaka wa 2000 nibwo Google yatangiye gutangaza Google Ads cyangwa se AdWords wenda ku bantu batazi Google Ads gusa n'abantu babona bizi Google Ads cyangwa se ama ads
ari ukuntu usanga uri nko kuri website cyangwa se undi nko kuri app runaka ukabona wenda bamamaje nk'ikintu runaka, biriya nibyo bita ama ads. Rero izo Google ads cyangwa se AdWords uburyo bwo kwamamaza kuri internet bwaje guhindura ubukungu cyane, ko abundi bigoye ko ubundi zira ads zigundi zizamo waba uri kuri app waba uri he hose zinjiza amafaranga menshi cyane. Izo ads rero zaje kwinjiza amafaranga menshi cyane kuri Google kubera ama ads yagiye nyuranyuramo. Rero nyuma yaho yakomeje kwaguka cyane mu bikorwa byo kumva Google yakomeje kwaguka cyane, ariko muri 2001 aribwo yaje kubona Eric Schwartzman yinjiye nk'umuyobozi mukuru wa CEO kugira ngo afashe Ryan Saji kugira ngo akomeje kumanaginga urubuga bakoze rushyashya kwa Google. So 2004 rero Google yagiye ku isoko rya Bose cyangwa se iPhone, ikomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane. Uri kumva urubuga rwo rutangiye gutrendinga cyane, abantu barukunda barusacinga, rutangiye kwinjiza amafaranga menshi cyane. 2006 rero Google yaguze YouTube. Yes, 2003 muri yaguze YouTube. Nigeze gukora ikiganiro kivuga inkomoko ya YouTube. Yes, wenda ku bantu mwacyumvishe mubyuke neza, abwiye ko aribwo YouTube 2003 aribwo Google yaguze YouTube. Wenda ku bantu mutumbisha ikiganiro neza cyangwa se ku bantu batigeze mu cyuma musubira inyuma mugende mu kirebe kiriho kuri YouTube channel Kevin Loy, inkomoko ya Google muraza gusangaho ukuntu YouTube nayo ukuntu byagenze 2003 kaza kuvugwa 2006 kaza kuvugwa na Google. So rero mu 2008 yashyize hanze Google Chrome tuzi turi benshi nyine. Google Chrome nyine dusanga mu telefone, dusangamo 2008 aribwo Google yashyize hanze Google Chrome application cyane. 2015 rero yashyizeho ikigo cyitwa Alphabet Inc. nk'ikigo kibumbatiye Google n'ibindi bikorwa byayo byose. Uri kumva icyo kigo yagishyizeho kugira ngo ko murabizi ubundi Google ifite ama app menshi, sibyo ko ifite na website ifite ama app menshi za kalendari, za Play Store, za Google, za Chrome. Kuba bitewe n'ukuntu ibikorwa byayo bimaze kwaguka, zishyiraho ikigo cyitwa Alphabet Inc. kibumbatiye muri Google nyine, gisa nko kirebera ibindi bikorwa nyine Google nyine yashinze cyangwa se yashyizeho. Nibwo rero nibwo aba bombi navuga yuko ubwo baje kwitanga. Larry Page ubundi yavutse mu 1973 muri Michigan muri USA. Serge Bryan yavutse mu 1933 muri Moscow muri URSS. Nyuma yaje no kwimukira muri Amerika akiri umwana. So rero abo bombi nibo bashinze Google bakiri abanyeshuri ba Stanford, bakabishyira umushinga hanze kugeza n'ubu ubwo tukaba Ewan yarabaye biga cyane ku rubuga. Umuntu wese ukeneye amakuru yasangaho, akaba ari urubuga umuntu wese ukeneye kumenya byinshi aho yabisanga ubumenyi biki. Yes, rero ubundi amagambo uri kumva ubundi Google yatangiye mu 1960 umushinga yitwaga Backrub ukorerwa muri Stanford University. Mu 1980 yahindutse Google Inc. yashinzwe na Larry Page na Serge Bryan. Ikura vuba kubera uburyo bwayo bwihariye Google hitamo amakuru kuri internet. So guys, rero mwakoze kubana nanjye najya mugezaho kino kiganiro cya Google. Ari abantu mutabizi mba nifuza ko amenya byinshi kumenya byinshi kuri YouTube channel Kevin Loy mu kiganiro Loy the News. So guys, rero njye na Kevin Loy wibuke gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana no mu bindi biganiro ngenda banyuzaho. Byiza cyane. Ciao ciao.